Muraho nanone ni Faustin Kayinamura hano kuri Seaford. Tugarutse muri ya gahunda yo kuganira, tuba dufite ingingo zitandukanye tuba turimo turaganiraho. N'uyu munsi rero tugiye kuba turimo turaganira ingingo nziza cyane. Turimo turaganira ngo mbese ni ryari byemewe ndetse binujuje ubuziranenge kuba twasiga abana mu rugo. Ni ikibazo cyo kwibaza. Ababyeyi benshi cyane cyane hano muri Amerika, kubera amategeko yaho, baba bibaza se ni ryari, ni ikindi buze kugenderaho menya igihe ndi buze gusiga umwana wanjye mu rugo bidateje ikibazo. Turimo turabiganiraho uyu munsi mw'iki kiganiro tugiye kugirana. Ikindi hari abantu baba baturutse mu bihugu bitagira ayo mategeko, wenda nk'abavuye mu Rwanda. Niba n'ayo mategeko ahari usanga abantu batayamenyereye, nta n'ikintu wenda bikorwaho, ku buryo nyine umuntu iyo ageze hano bikorwa cyane abatangira kwibaza se ndaza kubibwirwa n'iki. Hakaba hari ubwoba bwinshi cyane, hakaba hari amakuru menshi ari kugenda atambuka ashobora kuba wenda atari nayo. Uyu munsi rero nibyo turimo turibaza, ni ryari gusiga umwana mu rugo byaba byemewe. Aya makuru ni ingenzi rero kuko mu kuyasobanukirwa bituma ubasha abana bawe ubasiga ahantu bamerewe neza, ndetse nawe nk'umubyeyi ukaba umeze neza kuko umwana wamerewe neza. Iyo umenye ibyo ngibyo tumutegura umwana wawe ku byo twita emergency, bya bindi biza byihutirwa, ku buryo ubimutegura akaba nta kintu na kimwe cyamutungura. Iyo ibyo bimenye bituma wirinda ibintu runaka bishobora kuba byakwitwa nk'aho ari ukwirengagiza umwana, ibyo bita neglect. Ikindi bifasha imiryango y'abimukira muri Amerika gusobanukirwa umuco aha muri Amerika w'icyo umwana hano no kumusiga mu rugo icyo bisobanuye. Nibyo turimo turaganira. Gusa igitangaje, mushaka kuba muri guteza ko hari imyaka runaka ndibuze kubabwira, ariko nta myaka runaka ihari bafatiraho ahantu hose. Ni ibintu byinshi bigendera, yego imyaka igiramo uruhari, ariko hari no gutekereza ese uyu umuntu akuze bingana gute, afata inshingano bingana bite, ashoboye iki kuba yabasha kuba yasubiza ku bintu runaka bitandukanye. Amastate atandukanye agiye agira ibintu bitandukanye agenda agenderaho. Nk'uko nabivuze, amastate menshi nta myaka runaka avuga ngo ni iki ngiki. Icyo bitaho ese uyu mwana wasigaye ari safe, ari ahantu amerewe neza, ese ni iki gituma tubasha kuvuga ngo araza kuba amerewe neza. Nibyo bintu byose turi buze kwitaho. Niyo myaka ye, niyo mitekerereze ye, naho hantu hasigaye, nuko wamutoje. Ibyo byose nibyo biza kugenderwaho. Benshi bakunze kugira inama y'uko umwana niba ari munsi y'imyaka 11 si byiza kuba wamusiga, ariko nanone no kuba yaba ari hejuru ya 11 ntabwo ari kiba gite kivuga ngo noneho wamusiga urabyemerewe. Rero ibyo ugomba kuba uri gutekereza muri wowe, ese uyu mwana ndamutse musize hakaba hari ikintu cyihutirwa, abasha kuba yagisubizaho, abasha kuba yakibonera igisubizo. Ese uyu mwana yiteguye mu bwonko bwe, mu mitekerereze kuba yasigara mu rugo wenyine? Ese uyu mwana ari responsable, akurikirana amategeko? Ese utuntu turango twibanze abasha kuba yadukora ari wenyine adakeneye ubufasha bw'undi? Ese azi icyo twita home safety, mu rugo bya bindi bitateza ikibazo arabizi, uburyo yaguma ameze neza mu rugo? Ese azi kuba yahamagara abantu bizewe mu gihe baba bakenewe? Nibyo byose umuntu arimo aratekereza. Kuba wasiga, mbere y'uko usiga umwana mu rugo ugomba kubanza ibyo byose kubitekereza, niba inzu musizemo iri safe, ndetse niba n'uwo mwana yiteguye. Kuvuga ngo inzira safe ni ibyo turimo turavuga. Hagomba kuba ibintu runaka byamwangiriza bidahari, bifunze ahantu runaka, nta miti yanywa myinshi, nta nzoga, nta mbunda, firearms, nta zindi chemicals,
ndetse nta n'inzu nta n'imfunguzo z'imodoka. Hari umwana ushobora kuba yajya mu modoka akayatsa akaba yagenda. Utuntu tushobora kuba twadetekitinga imyotsi turimo turakora neza, ama smoke detector, ama carbon monoxide detector, ese arimo arakora neza, abasha kuba yasakuza hari ikintu kibaye. Ese hari umuturanyi wize ushobora kuba watabara mu gihe umwana akeneye ibyihutirwa by'ako kanya. Ese inzugi mu rugo zirafungwa neza, ibirahuri birafungwa neza. Ese amatara mu nzu araka ari imbere no hanze. Ese hari icyumba umwana yajyamo hari ikibazo kibayemo, hari emergency exit, mwaraganiriye mu rugo ngo nihabe ikibazo tuzanyure mu inzira. Nkuko mubyumva ni ibintu byinshi byo kwibaza mbere yuko utekereza ngo umwana namusiga mu rugo. Ese uyu mwana haramutse habaye ikibazo hari umuntu yavugisha? Ese ashoboye kuba yahamagara 911 mu gihe cya emergency? Ese hari amanimero ya telefone ari ku rugi nangwe ari kuri firigo ahantu hagaragara umwana yahita ahamagara? Ese hari telefone mu rugo yakoresha ahamagara 911 mu gihe habaye ikibazo? Ibyo byose ni ibyo gutekereza mbere yuko uvuga ngo ndaza gusiga umwana wanjye mu rugo. Ubitekereza hakiri kare, habaye iki ngiki umwana wanjye yakora iki? Ese icyo yakora nta kimuteganyirije, nagishyize mu rugo? Ese uyu mwana namuhaye amabwiriza y'ingenzi. Hari amabwiriza ugomba guhereza umwana, cyane cyane muri iki gihugu cya Amerika. Ugomba kumubuza gufungura umuryango ku bantu atazi. Never, nta gufungura umuryango ku bantu atazi. Nta kubwira umuntu ngo ndi mu rugo njyenyine. Ibyo ngibyo bikurura abantu bashaka kuhamugira nabi. Kwa kundi abantu bakoresha ama social media bakaba yapostinga ko ari mu rugo wenyine. Kuba yakoresha ibikoresho runaka byo mu rugo nta burenganzira. Agomba kuba ari amategeko asobanutse, kuko niba udahari ashobora kuba yabikoresha bikagenda nabi. Niba icyo ugomba kumubwira akora, agomba gufunga imiryango yose ndetse n'amadirishya, agomba gukurikirana amategeko yo mu rugo mwavuze, agomba guhamagara agasaba ubufasha niba hari ikintu nakatazi, agomba gukurikirana akaba yamenya uburyo ahamagara 911 911 mu gihe cy'ibibazo. Nkuko twakomeje kubivuga, kuba wasiga umwana ntago leta yije irebera gusa ku myaka, ariko ireba n'ibyo byose bishoboka. Uko nguko mu rugo hameze, ibyo ngibyo watanze, uko wateguye umwana, byose barabireba. Iyo bitujuje nubwo birangira bavuze ngo umwana wamutereranye, bikarangira bibaye icyaha. Rero imyaka y'umwana igenderaho, imikurire y'umwana igenderaho, ubushobozi bwe bwo kwita ku ibyo bintu by'ama emergencies, uburyo umwana wamusize ari wenyine se n'amasaha angahe, uwo wasize iminota 30 ntawanye n'uwo wasize amasaha 6. Ese uyu mwana ashobora kuba yabona ibikoresho byo guhamagara? Ese ahantu ari hameze neza? Ese hari ikibazo ku buzima bw'umwana bwahabaye? Ibintu nk'ibyo byose iyo leta itangiye isuzuma iba iribuze kubirebaho. Rero iyo leta ije ikavuga ngo uyu mwana ahantu yari unsafe, nibyo birangira biteye ikibazo. Ni ingenzi rero kubimenya. Hano muri Amerika umuntu ari we wese, ari umuturanyi, ari umwarimu n'abandi bose bashobora kuba batanga ikirego aho bita muri Child Protective Services, bakababwira yuko umwana atitaweho, ibya bintu byose maze kuvuga bitubahirijwe. Wasize umwana ukamusiga ahantu hari unsafe, wasize umwana adafite uburyo yahamagara, wasize umwana mu nzu aho imbunda ziri aho ngaho, imiti iri aho ngaho, inzugi z'imodoka yawe ziri aho ngaho, ku buryo umwana ashobora kuba yafata imodoka akagera nta muntu uhari, akaba umwana akoresha ibikoresho byose nta burenganzira, bya bindi byose utarabimutoje. Umuntu yabireba akabona yuko umwana atitaweho, atanabwiwe amategeko hakiri kare, akaba yahamagara. Iyo umukesi waka wahangaho muri Child Protective Services aje, basuzuma bya bintu byose. Barasuzuma ese umwana angana ate, bakavugisha umubyeyi, bagasura urugo, bakagenzura bya bindi byose maze kuvuga, bakareba uko bimeze. Iyo basanze umwana mu by'ukuri nta risk yari hari aho yasize, kese barayiklozinga. Ariko iyo basanze hari risk, barakomeza kese bakayikurikirana ku buryo byanarangira umwana
kwatse. Nuko bimeze. Hari ibindi byo dusigira abana bacu tukabasigira abandi bana bakuru. Abana bakuru bakita ku batoya, bagira inama yuko ni byiza ko nibura uwo wasigaye aba afite imyaka 14 ngo arebe abandi batoya. Nanone kandi n'ibiki byo kwitaho imikurire y'uyu mwana ugiye gusigarana abandi, inganite, uburyo bwo gusubiza ku bibazo runaka, n'uburyo yita ku abana batoya byo bimeze bite. Ni inshingano z'umubyeyi kugenzura ibyo byose ngo amenye yuko bihagije, none bya bindi byose twamaze kuvuga akabigenzura akareba niba bifite umurongo byose. Ni ingenzi kuko utabikoze byaza kukuviramo yuko abashinzwe ubuzima bw'abana, abashinzwe kubarinda Child Protective Services, birangira bamugukuyeho bakabaguriza n'ibindi bihano bikomeye cyane. Rero ni byinshi ushaka kuri kwibaza ngo nabigenza gute. Mbere fata iyo myaka 11 ndetse na 14 nkuko nabivuze, si yo yonyine igenderwaho, hari ibindi bigenderwaho. Iyo rero utekereza yuko uzasiga umwana utangira kubitegura, ukajya umusiga kanya gatoya ukareba ese uyu mwana araza kubikoraho gute. Niba ari iminota 10 ugiye mutari kumwe, ni gute umwana reactinga, ukarengaho ukajya kuri store kugura ibintu runaka, ese umwana abireactingaho gute. Ukabaza umwana wari umeze gute igihe ntari mpari, byari bimeze gute, ese wumvisha uri comfortable kuba uri mu rugo uri wenyine, ese ibyo byose rimwe ukamusiga hagati y'iminota 30 kuri 60, nta muntu uri kumusupervise ariko atabizi kuri muramureba, kugira ngo urebe uburyo umwana arimo arabyitaho. Wanagiye kumuhamagara buri kanya, umeze neza nta kibazo. Ibyo byose uko ugenda ubikora uri gutegura umwana mu kuba yasigara wenyine nta kibazo. N'aya mategeko yo mu rugo yose ukagenda yamusubiramo kugira ngo ayamenyere, ayiteho. Tugana ku musozo, gusiga umwana mu rugo ni umwanzuro uremereye, wakuviramo ingaruka uramutse utawitayeho. Niyo mpamvu ugomba kumenya ngo umwana imitekerereze imeze gute, kuba yasubiza ku bibazo bimeze bite, kuba yakwita ku bintu runaka bimutunge bimeze gute. Ese n'umwana nasiga mu rugo bikaba ari amahoro, urugo musizemo rumeze gute, ese ibintu byose birafunze, nta mbunda, nta miti, nta muriro uri kwaka, ese nta mfunguzo z'imodoka, bimeze gute byose. Ese namuhaye amategeko, azi ko agomba gufunga inzugi, azi ko atagomba gufungurira abantu atazi bose uko bameze. Namutoje uburyo bwose bwo kuba yaba mu rugo akaba ari safe. Amaherezo ya byose, intego ni uko uyu mwana aba ari safe, ni uko uyu mwana aza kuba biribuze kurangira nta kibazo kimubayeho. Niyo mpamvu rero ni inshingano zawe utangira gutoza umwana hakiri kare, kugira ngo numusiga azaba ari safe, nawe ube safe, birangire na Child Protective Services nta kibazo igize, kubera yuko twese twamenye inshingano zacu. Murakoze, nizeye ko ikiganiro kiri buze kubafasha. Mugire umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe. Mwari kumwe na Faustin Kayinamura hano kuri C4D.